agufitiye ikamba ryiza. Muraho bwoko bw'Imana. Haleluya. Ndabasuje. Nizwa Muvunyi Polite. Ndi umukristo hariya muri Gasogi, mudugudu witwa Indera, nduye Kabuga. Abakozi b'Imana turabana mu murimo kandi tumaranye igihe, dukomeje kuba muri iyi sambu. Ndavuga isambu ya Mesiya, iyo duhingamo twese. Kandi muri ibi yaravuze ngo igihe cy'isaro gishize abakozi bose bazaba. Haleluya! Kandi 9:32 aravuga ngo nafashe yasuka ureba inyuma ukiyugamba bw'Imana. Kandi mwegurira abasuka duhinga imishike irangi. Umunsi umuhini mubabanebwe muri isambu y'Imana. Muze dukurana umwete, inyungu, urubunguko, ingororano zirahari. Amen. Imana yamugisha. Amen. Ndo bagize bakeya nenge kubasaba ibibando, Imana bampera ibibando. Amen. Ako ndagira biti. Imana yampera umugisha. Amen. Imana rero yamugisha, nje tuganira gato ijambo ry'Imana. Igihe cyaciruka kandi gihagarara, ariko umugisha Imana yampaye bino mwaka 18 nubatse urugo, tumufasha n'abana 7. Imana yaranyaguye umugisha kandi isezeranye ko nikomeza kuyinezeza izanyereka n'abana b'abana banjye ari wo w'isuku. Nzinjira mu mva nshaje mfite umusatsi w'umweru, uracyari umukara rero nikomeza kuyinezeza niko bizagenda. Kuko gukiranuka biduhurame, gukiranirwa bikadukenyura tugapfa vuba. Imana rero mukomeze muyegere, nayo izabegera, murwanye Satani bazabakunda. Nshimiye Imana muri uwo muryango Imana yampaye ungana gutyo ngo n'ibyara 6, harimo n'impanga twabyaye. Uko batwishe ushize baratubwiye ngo umukiranutsi Imana imukubita umworoshe. Umukiranutsi Imana imukubita umworoshe. Ugasanga umuntu arasa neza ariko afite n'ibigeragezo byinshi. Wamureba inyuma atubere umuntu byaciye kandi murahora. Mukomere rero abiri guhora mworoshwe, idukubite tworoshe. Wareba umuntu wabona umuyobozi runaka ariko akubwiye igiti, ugasanga yicaye mu ngata y'amaguru niho yicaye. Bagiye muhabona buze ubuhamya umuntu atangaye, baciye mu bibazo, mu nyobo, mu maksida, rabacitse amaguru hano, ariko itubike n'ubugingo bwawe. Tukomeje mu ntego mushumba y'ejo na mushumba w'akarere, hari gahunda y'uko ab'Imana yamaze umubabaro bakwiye kubwira abandi iby'Imana yabakoreye, kugira ngo be guheranwa n'agahinda, ahubwo bavuga ngo yatabaye uriya nanjye yawe. Imana rero Imana agakiza ninjiye mu nzu yayo nyuma y'imyaka hafi 3 yuzuye, nibwo Imana yanyubakiye urugo imumufasha. Tumaze imyaka 18 dushakanye kandi turacyakunda. Imana itumugisha, grace n'umudiakoni wacu Ndera na Safari turaturavuga. Imana itumugisha kandi barafashe n'umudamu we cyumwe taje mu mwikiranire. Bamubonye hari uze wegera umugabo hari ishinzwe protocol reka. Ahubwo kuze mwegera hari mwikiranire. Uzi ko barafashe nyihana baba mu Kimicanga, bakajya bafasha n'umufasha we kunyigisha. Babonye uriya n'umufasha we Safari mbonye umuntu udafashwa ntabwo mwabona ikibuza. Nyuma rero yaje biraza, urabona muteruze n'ugisha mushumba ko protocol bikora neza. Mugabo cyo basitse mwese nyewe. Haleluya! Abafite igishoro cyuzi umuvugira hano. Ushaka kwiza amapfa mu mufuka akufite igishoro cy'uzi. Wapfuye nta kintu gifite. Muzi n'abantu bapfuye benshi barashaka umukarabe, barashaka
n'icyubahiro aho nta gishoro cy'ubuzima dufite twe twibitse igishoro. Amen. Amen. nawe turakiza muravuza ndacyafite igishoro n'igikoko ntabwo bazishima umuryango ndacyahari igishoro kapitale mutari nimvuga amagambo harimo abarwayi nabo twaje kurwara amagambo tuba muri twese nawe ngo humura turacyafite igishoro igishoro se cyane ariko uracyahumeka nubwo turwana nubwo mpumeka ndahumeka imbusa ndahumeka ahora ntoto. Haleluya! Iyo amatis afite igishoro kutuzana nubwo yarwaye ari tumigirwa ariko cyahumeka abutura. Yakije abarwayi ishiko yacyateze umunsi yagenewe inyanja yagenewe ibitugoye harimo umuntu wese y'umutima. Kwizera ni iki? Ni ukumenya idini udashidikanya ko ni nako kuduhamirira y'ubwo utareba ari iby'ukuri. Mumfasha igishoro ni kwizera ni iki? Ni ugushyira inzira ahitari nuko nta nzira ubona njyewe ndayireba. Kwizera ni ugushyira inzira ahitari njyewe ndayibona nuko mutayireba. Imana ibwira abisaba dore inyanja imbere yanyu ngaho mukomeze mugende. Imana aho hari inzira ku Mana kuri wo nta nzira yari ihari. Ni ugushyira inzira ahitari kandi kwizera mumfashe inyigisho namwe mu magambo y'amahimbano. Kwizera ni ukuboko kwakira igitangaza. Mudafite uko kuboko nta gitangaza cy'Imana mubona. Utizeye ntashobora kunezeza Imana ahubwo arayibabaza. Mugomba kwizera Imana kwiriho ikagororera abayizi. Intego mwaduteguye ni nziza kandi uyu munsi mfite ishimwe ngari murasoza nuko nigisha nimutegereze ibindi nibi nta bindi ngo umuntu ajya yiga ishuri yabirangiza hakaba n'amahugurwa kuri iryo somo yaraga. Bose murabizi ushobora kuba wararangiye ishuri ariko nyuma Imana ikagura muri iryo shuri ari amahugurwa atari ishuri. Ese mwese muranyumva? Kandi mwibuke mu ndimi bahanuriye ndebe ndabizi ko namwe bibagoye. Bene data wo mu isi mwese turusha bwabo baguhaye umwanya muvuge ntabwo babyinshi ariko soza kubyibuhamya nkasoma ijambo nsenga. Imana irambwira ngo imyaka yo kwiga iba myinshi ariko iminsi yo guhugurwa iba mikeya. Nasaba ijambo bimeze neza nibwo rero ushobora bwe rya jambo namusenga ivuga ngo niba ku murimo wacu dukora ese mugiye muri pansiyo murangije imirimo mukora bizagenda gute abana banyu se umuntu apfakaye agapfusha umwe cyangwa agapfusha umugabo cyangwa umugore bigenda bite? Ndayibaza nibwo yambwiye ngo ni jyewe Uwiteka ejo ahazaza h'abanyizera. Ntabwo mwabyumvise ariko Imana niyo ejo ahazaza. Ujya muri pansiyo niyo ejo hazaza. Wiruka mu kazi niyo byiringiro kwizera. Mbese shitsa akaguru niyo takibasha gukora nta maboko niyo ejo ahazaza h'abayizera. Usizera umurimo niyo akazi n'akazi niyo ejo ahazaza. Soma ijambo ry'Imana nsenge ndabona 30 nyirangije sigaje 15 icungira itandamiza
Dusome Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami cya kabiri. Iryo jambo maze iminsi nigisha, kandi umuntu wese atanga ubutunzi uri mu mutima we ntiyatanga ibyo adafite. Ibinyuzuye ibyo tuganira, nta magambo y'amahimbano nabazaniye ibyomozo, amagambo y'imibakabugingo, amagambo y'ibihumuriza, kugira ngo mwongere muhumurizwe. N'abahombye mwihangane mukomeze mukore umurimo, umugisha uri mu murimo. N'abarwaye ntabwo muri icumbi ry'indwara, Imana ikiza n'imibiri yacu. N'abashonje ejo muzarya, kuko n'Imana itangira icyo kurya. Tukiri muri ubu buzima izajya idupangira, tutakiri muri ubu izita ku mfubyi, kuko ntijya icyura umuntu itateguye ko imfubyi zizabaho. Kugira ngo icyure umugabo cyangwa umugore ni umushinga Imana iba yize, ni proje igategwa n'ukuntu izo mfubyi zizabaho n'uwo mupfakazi. Iyo akazi gahagaze ni proje Imana iba yize ko izatunga uwo muntu igahagarara. Reka nisomere ijambo ryo mu Bami ba kabiri, ibice 3, umurongo w'10. Umwami w'Abisiraheli aravuga ati, hariho Elisa mwene Shafati wajyaga akarabisha Eliya. Yehoshafati aravuga ati, ijambo riri muri we, ijambo ry'Uwiteka riri muri we. Nuko umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati n'umwami wa Edomu baramanuka baramusanga. Elisa abwira umwami w'Abisiraheli ati, mpuriye nawe, sanga abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, oya, kuko Uwiteka arusha abami 3 kubahana amaboko ya Mowabu. Elisa aravuga ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo mborera, ni ukuri iyaba ntagiye Yehoshafati umwami wa Yuda uraha, simba nkuruye n'irihumye. Kwize iki kibaya w'impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ari ikibaya kizuzura amazi. Mumwe muhire n'amaso yanyu n'imikumbi yanyu. Icyakora byo biroroshye ku Uwiteka, ndetse azabagariza n'abo wabo. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Kabaho gato mutumve. Agiye kuvuga ngo nyuma y'amezi 8 cyangwa 6 nzajya gusaba kanvasi. Sinkorera igihugu se, mfite n'umushahara bazamika avansi sisare. Ubwo bacunze hari akacu abareba yatabarirwamo. Hari n'abandi yahene yambe irakuze, nzayitwara ku isoko mw'irango, nitware n'ayatungo ryangira. Abandi ikibina nijye ugezweho, ugafata agacu. Abandi hari ishangazi w'Iburayi yambwiye ko azanyohereza. Ubwo hafuno bacungira ari ijambo rinzanye uwo munsi. Hari n'ubutabazi budafite izo nzira zose. N'ahantu ucungira uraramye, gutabara kwacu gutuba ku Uwiteka n'ahantu reba. Hari n'ubwo ati, mfite ikibanza nzajya nkigurisha, uri mu bwishyu, ugashyira ku isoko ukabura n'urugura, mwagura make. Undi dufite inzu nzayigurisha muri ntoya, ukabura n'uyigura. Nta ntego ifite, baza bakayitesha agaciro ahubwo. None mwizere Uwiteka n'ufite inzira z'ibyacu. Abagabo rero bano 3, umwami w'Ubuyuda, umwami wa Isiraheli, umwami wa Edomu.
bose uko ari batatu bagenda gutera umwami wa Mowabu nama bajya inama. Hari ibyo umwami wa Mowabu uri kundeba yakunda gukora, yazana ubwoya bw'intama agacira umwami w'Abisirayeli yakemura intama ze. Haza iminsi arabihagarika nawe Abisirayeli n'uyu munsi si abantu boroshye, ntabwo biyemera bati umuntu yawe kudutura aradutura. Reka tubereke mwami wa Edomu, urafasha dutabare uyu Yehoshafati, uranyemereye? Yesu, tuzagutabara nk'uko umuntu yatabara ari umwe, uzatujyana mu itabaro ryacu. Muri aba bami bose bishyize hamwe n'ingabo zabo n'abaturage babo barahorije imbaraga yo kumva ishaka kwiyerekana ibikomerezo byose byose baba baramanitse. Ariko urugendo bagendaga baza kwicwa n'umwe n'urugendo umwe n'amatungo yabo, maze tugiye kwicwa n'umwe n'inyuma. Niko bavuze ngo Imana ihuje abandi bose banibona rero zaba bakora bari kwiyemera ntabwo twakwicwa n'inzara. None yakurya rimwe kabiri gatatu, yagukaranga ntushirire, ariko izabakaranga dore baharuye izajya ibakaranga akibarire gushirira ntupfe, agishyira mu bintu by'ibigugu ibakarange ariko ntushirire gushira no gupfa ubundi. Abagira ibera ku ikarange ujyamo ikirungo, icyangiro, inzara, ubukene, ibyo ni ibintu by'ubuteka ukaranga ariko ntushirire akigurisha. Nyuma rero barangetse Imana ihuje abantu bose ngo dupfire muri aya mugabo wabo. Nta muhanuzi bibutse umuhanuzi nyuma yo gufata gahunda. Hari n'abantu bibuka Imana barishoye mu mishinga. Mujye mubanza Imana kuko ibyo kuzana Imana nyuma muyijyana inyuma gute kandi imbere ya mbere Imana mukajya ku rugamba mutorosha Imana. Nabonye aho bigoye umuntu akishora mu bintu nayo bijya bibaho, ariko ukibuka Imana ubonye uri gupfa. Mujye mubanza mu mazina niyo kwizera, niyo kwiringira, niyo byiringiro byacu. Ugira umushinga utabaje Imana, ubukwe wawe ujyamo umute Imana ikuburije hagati wajyahe. Mujye mubaza Imana. Gushaka nabi ni ugucupa imva y'ubugingo, gushaka nabi ni ukuba kuzitwa gereza ukaba ikatiye burundu. Ntabwo mwabonye abagore se bangabe n'abagabo n'abagabo bangabe n'abagabo nta kazi iwacu. Uwo nashatse ni wowe, ntabwo umugore w'umugabo uwo nashatse niwe, ntabwo nashatse niwe wabita ati Imana idufashe. Mukwiye kuba abahuza n'umuryango utakudutanya ukanihangana. None washatse rero ahubwo urukundo n'awacu muragusha kumuryango wabona n'abandi icupa ry'ingoroshi iyo batembe kandi insolence. None nihuse ndagira ngo babwire ko iyo nari mbereye mujye mugisha inama Imana mbere kuruta uko mwiroha mu bintu mukayibuka nyuma. Bano bambereye barikoze bari batatu bajya gushaka Elisa wozaga ibirenge bya Eliya. Bageze Elisa abonye muri abo batatu abonamo umwami umwe utarasenga Imana yacu, wajyaga ko Imana agabanyina wajyaga ko basenga. Arangije sanga Imana z'abasonana mufite sanga Imana z'abasonana yuko hageze umuntu uzivuga mushumba bayiramuca waribona akwezi musanga Imana z'abasonana she umuje gushaka Imana bintu musenga byirwama. Nanjye ubwanjye uko ngana n'icyo ufite ntabwo maniuka, ariko umuhanuzi ahanga umwaka sanga Imana yasonana gusa ihute se. Nanjye ubwanjye ntabwo maniuka kandi ubona noroshye, ariko umwami nawe musanga Imana z'abasonana mwumvire mu umuhanuzi. Maze Yehoshafati ubaha Imana bivuga ngo n'uwakomeye
umutura ariko Yehoshafati arahendahenda umuhanuzi w'Imana Elisa ihangane uturebere ihangane uturebere ese dukomeze cyatugarukire hafi arangije mbaraga y'Uwiteka iyo utaza Yehoshafati simbabare n'ibintu akomeza ndumva bitaraza waze mu n'umucuranzi n'ubwo Yehoshafati nawe yaje abantu mwagenda akugaye Yehoshafati mfite ubuhamya buzima ndaje barebe ariko ntabwo yishe muza n'umucuranzi badacuranga baramugenda n'umubazi umucuranzi wakoze mu nanga ujya mu bwenge ujya mu byaro y'umutwaro w'umuririmbyi iyo mwaririmbye cy'ibintu iyo ukora zimeze neza ndetse n'abitanze ndetse n'abari cyangwa bakitwa cyangwa n'abajeriti nawe iyo umeze neza ududubira neza turahanura twese umwe gusa yo Elisa mwumve ndi utangukira Uwiteka aravuze ngo byacu mwacukure za nkovu zose Imana irambwira ziruzura amazi icyakora nta muyaga muri bwumve nta n'imvura iri bupfa kugira ngo byuzure ibyo byoroshye ku Uwiteka kuri mwebwe birakomeye nuko Imana ibwije icya kabiri ikibazo cyabo baguma n'ufite Uwiteka arambwira nawe aragikemuye kandi byoroshye ku Uwiteka kuri mwebwe birakomeye kandi njyewe Uwiteka birategetse ngo ibiti byose byo mu masambu by'abantu byiza muzabiteme kandi murakwiryotabara umuturage wese azitwaza ibuye mujye guteranwa muzitwaza ibuye nikumvuze n'Uwiteka nimara kubanesha uzagisiga ibyo buye aho ngaho imirima yabo imirima yabo yuzuremo amabuye amasoko yabo muzayasibe n'Imana ibivuze amen teniko haleluya itari ubwoba byoroshye ku Uwiteka kubona ibyo impamvu zuzura amazi nta mvura yaguye nta n'ushizemo ingunguru nawe nyamujya kuva mu gitondo ngo babona koga ariko Uwiteka tanga amazi nta mvura nta muyaga nta gacu Imana gitabara abantu babizi arangije mu gitondo abona amazi ari gutemba bataziyaturutse niko Imana yagutabara we yizeye gusa igihe ugira ibyiringiro bireba ku Mana Imana yakohereza ibisubizo cyane babona amazi ari gutemba aturuka mu igomo aramanuka ahita yuzura za mbavu zose burira amatungo barangije bagira gute baranywa bashinyota hasigaye cyangwa bukiri izuba baracana ryazuba kubita mu mazi babonera byahindutse amaraso ababo barabana za ngabo ziko zasubiranyemo dore babicanye ari amaraso ari gutera tujye kubohoza tujye gufata iminyago Imana ishuka abantu ariko babanje tujye kwifata iminyago ziko bicanye tujya kwifatira ku minyago bahageze basanga bamaze gufata amafi banyweye amazi bafashe concentration zose babiteguye bahitira ko nabo baraza guturagura iminyago so kubafutagura none barabajyana n'iwabo mu mirima yabo yamabuye basiga ibiti baratera amasokoza siye wahera hari agacu batagira hari agacu baragutema zitagira agacu nta cyerekezo nta nkoko uzagurisha nta bati nta samu mwabimizera Uwiteka gusa Uwiteka abera ibyiringiro niba uri ibyiringiro bamwe turasanga mwiyahuye ejo niko Yobu 11 handiki 20 habuze ngo ibyiringiro bya pagani ni uguheza umwuka gusa nujya ngo uyana ari upfuye kuri se mubaze iki bundi yandwe kuri iki ngo yasigiye iki kabira baba bundi Imana yaduhuje gutya
tuzakugwa mu mama wako guca waroko baravuga w'Imana yambaga iki nyine umupagani nagenda guca ajya n'ibintunga nk'abaho niba kubwije ni kuzuza ukuri kose nyurwa kandi ufite umuta nawe ntabwo twese tugomba bisega Imana ni message nari bafitiye Imana bavugisha ese jambo naryumvise ngo Uwiteka agirire neza muri terano mwifuza kwihana maze tukamusengera Imana niba hari naza muri kiganza abo umurabo w'ubugingo hamwe natwe ese urahari zamuri kiganza musengere muri dusengera amadose yacu ngo nyuma n'umukobwa hariya ubundi ni Imana bamugisha ngaho byakomeza bose kuza gusenga mwongera amashyi tuzongera bagende bajya ubwa kabiri kubw'ijambo ry'Imana turamushimiye
ukomeze imitima yabo n'ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Reka dusabe bagire n'umuryango, hanyuma abadiyakoni n'abandi bantu bafashe babagira inama basohokere hano bakurikire uyu mugabo. Hagire n'abadiyakonikazi b'ababyeyi bajyane n'abo bakobwa babafashe babagira inama, bababwire n'ibindi bakeneye kumenya. Yesu abagirire neza. Mwigira nawe jyana na bariya ukurikire uyu ni ushinzwe kuganiza abihanye twagiye mu rugendo mugende tujye gusenga Imana. Cyangwa mwizera mubona idirishya Imana iri bucemo, iyo babona ntabwo ari ukwizera. Kwizera ni ugushyira inzira y'itara, kuduhamiriza muri utareba ari by'ukuri, kandi ko Imana ishoboye guca mu nzira ikoze nk'uko ukora, ntabwo yaba ari Imana. None rero muze tujye ijuru dusenga Imana, tubwire ngo haba kwizera uko bikwiriye, kandi kwizera ko dushobora kunesha iby'isi. Hanyuma nimugire ibyiringiro muhera ku Mana. Ijambo ryatubwira mu ntego yanyu ngo nimukiringire amaboko, nimukiringire uwagiriye neza. Njye Imana yarasanze irambwira ngo n'uwagize icyo akumarira muri ubu buzima ni uko Imana yagize uruhare muri we. Nubwo yaba ari so, nubwo aba ari nyoko, nubwo ari umugabo wawe, n'uwagize icyo akumarira muri ubu buzima ni Imana yagize uruhare muri we. Naso ntacyo ariko twizeye Imana ikorera mu bantu. Mugeze gusenga Imana, haleluya, mugeze guhamagara Imana, turacyeze Mana nkuru, Mana ikirano, inshuti yawe, Mana ikwiriye. Turabizi neza n'uyu munsi wo kwirinda wabanye natwe misigahereza inyuma, n'uyu munsi uri kumwe natwe neza, niwo uhari. Mfite hagati hacu abasaba n'abagaragu bawe, turahagurutse abigisha babwiye Imana batubabwire kwese natwe turabukira, dukeneye ibyiringiro. Ntabwo tumeze nk'abapagani, ntabwo dufite ibyiringiro biguhereraho. Tuzi ko uri umutabazi, uracyakora. Nubwo tunanirwa abantu, ariko uwo kwiringirwa. Nubwo tutizera, uhora uri uwo kwizera. Haleluya! Nubwo tutizera, uhora uri uwo kwizera. Abana baragutse baracyakwizera. Ufite iki kuri twebwe tugire neza, tutabara. Watabaye abami batatu, utabara Yehoshafati mwami w'Uyuda wese n'Edomu, urabarengera. Nta mazi babonye, nta muyaga, nta gicu, urababuze birangurukeye. Niyo mpamvu mwaba ibibazo bafite birakubogeye, ku bwawe birakomeye, uburwayi bwabo burakomeye, intambara zabo zirakomeye, amadini yabo arakomeye. Yirinda Imana, haleluya, turagushimiye ko bikorogeye, birakomeye. Uburwayi bworoshye, ubugumba bworoshye, ubukonje bworoshye, inzara iroroshye, kwambarusha biroroshye, igifungo cyoroshye, uratabara, uroroshye, byose birakoroheye. Muri uyu mudugudu byose birakoroheye, nubwo bikomeye kuri twebwe. Bashimwe wese ndasenze Imana kugabarwa bwantaye akanwa k'isoko isaba, basabiye gukira babe bazima. Wamburiye ko gusengana kwanjye ibindi biguharira ndabiguhariye, nawe wakize uhora wakoze. Tugukomera amashyi.